Kera habayeho umugabo witwa Ngunda. Yarazwiho kujya ku buryo buri hejuru, ku buryo uwo mugabo yari yarabaye icyamamare ahantu hose bamuzi kubera imirire. Mu mateka ye yamuranze nuko yari afite abagore benshi kubera ko umugore umwe ntacyo yari kumufasha. Urumva nyine yari akeneye abagore benshi bazajya banamufasha no kumushakira ibyo kurya akajya abona akirimuhagije. Igihe kimwe mu gaturage ko kwa Ngunda, uwo mugabo yaravuze ati uyu munsi rwose ngiye kujya gufasha kwa data bukwe mbaha akabyizi. Uko niko byaje kugenda. Ngunda yarabyutse mu gitondo kare cyane ahita agenda no kwa data bukwe kujya kumuha umubyizi. Ngunda yarakomeje aragenda paka kwa data bukwe we, ubundi agezeyo arasuhuza nabo baramwikiriza n'umutima mwiza. Yasanze bari gusya udusaka basekura n'agafu, ubundi bamurangira aho nyir'urugo ari. Ngunda nawe aramusanga. Ngunda ahageze yasuhuje data bukwe we, ubundi amubwira ko yaraje kumuha akabyizi. Data bukwe nawe atangira kubishidikanyaho cyane ko yari azi ko Ngunda ajya cyane atapfa kumubonera ibimuhagije. Ngunda rero n'amayeri menshi yatangiye kubwira data bukwe we ko muri no minsi amaze iminsi agwaye rwose, ibintu byo kujya ko byamunaniye, ko ameze nka ndimbati kujya byaranze. Data bukwe we nawe niyashira amakenga aravuga ati rega Ngunda ndakuzi n'inda yawe. Gusa ibyo byavuyeho, urabizi ntawakwima Ngunda ikiraka yakwitumye kuko aba afite amayeri menshi n'ukuntu yakujijisha. Kwa data bukwe we bamuzaniye amasuka 3, ubundi Ngunda arashogoshera ahita ajya guhinga. Uwo mugabo yari umukozi ku buryo buri hejuru, bose yari umukozi ushimwa na bose, ndetse yagiye anabigaragaza igihe yari ari guhinga. Agahinga agasozi ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, bose ukibona ko afite pinya n'imbaraga zo guhinga. Amasuka akayahingisha bya nyabyo, iya mbere ikavunika, iya kabiri ikavunika, n'iya gatatu nayo bikaba uko, kandi rwose ukajya ubona ko ayo masuka asa nkaho yagiye asaza. Uwo mugabo Ngunda atashye ageze kwa data bukwe we, agezeyo yababwiye ibitangaza yakoze, ukuntu yahinze agasozi ka mbere n'aka kabiri. Rwose data bukwe we aratungurwa, avuga ati rwose nta kuntu uno mugabo yahinga ahantu hangana kuriya kandi nashyizemo n'abakozi 100 batabishobora, niyo bahinga n'icyumweru cyose. Ntibyarangiriye aho ngaho. Data bukwe wa Ngunda mu buryo bwo gushimira Ngunda yabwiye abagaragu be ko bagomba kuzana ibiryo byinshi n'ibinyobwa, ubundi bakazimanira Ngunda, bose bakamushimisha ku bw'igikorwa cyiza yakoze. Uko niko byagenze. Ngunda bamubagiye ikimasa, bamuha n'ibinyobwa byinshi cyane, bamuzanira n'umutsima, ubundi umugabo yicara hariya ararya. Ubundi uyu mugabo Ngunda style yakoreshaga niyo gufanguranya. Yafataga itori y'ubugari, agafata umutsima, ubundi akakubitira mu kanwa byose icyarimwe, akayongobeza ukajya uyoberwa ahantu biri guca, nimba yari ari kunaga mu cyobo, nimba ari mu mazi. Uko bisa kose uno mugabo Ngunda manza yari ari kubiterera mu nyanja, kuko ntabwo wambwira ngo wafata itori ry'umutsima ugafata n'igitako cy'inka ngo byose ugakubitira mu kanwa umbwire ngo uri umuntu muzima. Mwongere musubire mu mateka ya Ngunda murebe ko atakoreshwaga n'amagini. Nuko Ngunda amaze kurya yahise aza no ku binyobwa. Yari afite umuheha mwiza witwa Ruvunabataka, yabaga yawukubise mu gicuma, ubundi yasomaho kabiri igicuma agahita cyunyuguza. Ngunda arangije ako kazi, dozi ko ari akazi kuko ntabwo warangiza kunywa bino bibindi udafite umutima ukomeye, aba ari icyategekazi. Yaje kwicara ku gasambi atangira kuvuga ko nubwo ariya bino biryo ariko adahaze. Hafi aho hari umugaragu abita mu gutwi, ubundi ahita ajya kubibwira sebukwe ya Ngunda. Sebukwe ya Ngunda yumvisha ibintu Ngunda amaze kuvuga, byaramubabaje cyane kumva yuko Ngunda atishimye kandi uno mugabo nta kintu atakoze ngo amushimishe. Yahise abwira abagaragu be kuzana n'ibyo ari bisigaye, wenda arebe ko yamukira ijya none. Ngunda yatonganyije bano bagaragu ababaza impamvu bagiye gutsimba ibiryo, kandi akomeza kubabwira ko bino bintu byo gutsimba ibiryo we kuri we abifata nk'agasuzuguro. Gusa nubwo yaravuze ayo magambo ntabwo byari gutuma atayongobeza n'ibyo ngibyo bari bamuzaniye. Yarabiriye 90 irashira, ndetse n'igihe Ngunda yari agiye gutaha yasize abwiye sebukwe ko nta kintu bamufashije, ko nta kintu bamuhaye, ko agiye kwigira imuhira akareba abadamu be ko bamutekeye. ndetse Ngunda akimara kuvuga ayo magambo sebukwe we yifashe ku munwa, ubundi arumigwa. Umva aravuga ati mu mateka yanjye sishaka kuzongera gukoresha umugabo witwa Ngunda, kiriya cyago sinkikeneye imbere yanjye.
Nanone nkabibutsa ko ino YouTube channel yitwa Intego Yacu, akaba ari itugezaho ino migani. Hanyuma nimukore subscribe, like, share and comment, ubundi dukomeze kubana. Muzarebe na Ngunda igice cya kabiri.